waba warigeze wibaza impamvu abakunzi bamwe bagira umubano udasanzwe kandi utibagirana? Ntabwo ari uburyo umuntu asa ku isura cyangwa uburyo afitemo igihagararo cyangwa physical appearance, hoya, ahubwo nukumva icyo umuntu ashaka, ukumva icyo mugenzi wawe ashaka kandi akeneye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubugeni bwo gushimishanya hagati y'abakundana na pozisiyo 5 ishobora gutuma utanga umunezero udasanzwe ku mufasha wawe, ku mugore wawe cyangwa ku mukunzi wawe, bikaba byanakongera umubano cyangwa bigakomeza umubano mufitanye. Ni karibu banyamitima ikomeye. Uyu munsi duhura n'ibigeragezo, n'ibiturwanya, n'ibisubiza intege nkeya zacu hasi, ariko burya duhagarara dushaka icyatuma tuzirwanya kandi tukazikuraho paka tugeze ku ntera iri hejuru. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twazana uko kwiyemeza n'izo mbaraga noneho mu gitanda, kugira ngo buri umwe wese aryoherwe n'icyo gikorwa kandi agere ku byishimo bye bya nyuma, bya bindi aba akeneye, buri muntu wese aba akeneye. Reka dutangirane n'ikibazo kimwe cyoroshye kandi gikomeye. Ese ni gute wamenya ko mugenzi wawe wamuryohereje cyangwa yishimiye uburyo wakozemo ibintu byawe? Pozisiyo ya mbere ituma umugore anezerwa kandi akishima kandi akaba yarangiza byihuse kandi mu buryo bwiza niyo bita spooning. Ni cya gihe mwese muryamye uruhande rumwe, umugabo akajya inyuma y'umugore akayinjizamo, aho ngo niho atuma agera ahandi ko bita G-spot, hahandi hatuma umugore arangiza kandi bikanamworohera kuba yagera kwirugonga ahandi kuri ka kantu bita clitoris, akaba nako yakamasa, kuko karaka niko kagira imitsi myinshi ituma umugore yumva uburyohe. So muri ya pozisiyo yo kuryama ku ruhande rumwe, umugabo akajya inyuma, ituma igitsina cy'umugabo kihagera kikakiregita, umugore akumva aranezerewe, ariho bituma ashobora kurangiza byihuse kandi niyo ntego tuba dufite, niyo ntego buri mugabo wese aba agomba kuba afite kugira ngo yubake urugo rwe kandi ashobore amabanga y'abashakanye mu buryo bwiza. Abakobwa cyangwa abagore bafite amabuno manini akenshi baba bafite amabere matoya, noneho abafite amabere manini bakaba bafite amabuno matoya kenshi. Turebere hamwe pozisiyo 5 zikunzwe na benshi mu bagore cyangwa abakobwa hano ku isi. Iya mbere niyo bita spooning, twayivuzeho, aho mwese muryamira uruhande rumwe, umugabo akajya inyuma, aho uba ufite amahirwe yo kuba wakoza igitsina cyawe kuri G-spot, aho ngaho hatuma umugore arangiza vuba, no kuba bita rugonga, ariyo ituma umugore ashaka ibintu cyane. So aho ngaho rero ubwo urumva ni ukwica inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe, niho utuma ibyo biguha amahirwe yo guhaza umukunzi wawe. Iya kabiri bayita doggy style. Iyi ngiyi niyo aba inzobere zavuze ko byorohera umukobwa cyangwa umugore gutanga inguni ze zose, aho umugabo nawe ajya inyuma akinjiriza ahereye inyuma kandi akaba afashe ku mabuno ye. Ibyo byorohera umugore cyangwa umukobwa kujya yihindukiza cyangwa akajya yijyana mu mwanya we ashaka, ahantu ari kumva bimuryoheye. Aho ngaho rero niho uri gutanga amahirwe menshi yo kugira ngo umugore aryoherwe. Iyi pozisiyo ikundwa na benshi mu bagore b'Abongereza kuva ku myaka ya 34 kugera kuri 44. Abagore benshi bakunda gutuka no gutukwa mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina, kuko bumva bibongereye ubushake. Birasekeje, gusa hari ahantu n'ubundi haba amaji, ntawamenya. Abakobwa benshi bavukana gituba gito, abandi bakanavukana n'icyo bafite. Gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa cyangwa n'umugore uhagaze bituma arangiza vuba, kandi wowe bigatuma utinda kurangiza.
mbere yuko dukomezanya no mu zindi pozisiyo, ndashaka ko tugira umubano hagati yanjye namwe. Niba usanze iyi video hari ikintu igufasha kugeza ubu ngubu, please fata isegonda rimwe ukande like, kandi ntiwibagirwe kuduha experience yawe, we wakandika comment kugira ngo tugume twagure intekerezo zacu n'uburyo dufatamo ibintu. Murakoze, kadukomeze n'izindi pozisiyo. Reka mbongorere aka kantu. Ugomba kubanza ukamenya intege nkeya z'umukobwa wawe mukundana, ukabanza ukamenya se ni hehe ukora akumva araryohewe, ese iyo urimo imbere niho yumva biryoshye, ese uri inyuma niho byiza, ese ukabanza ukamenya neza ahantu hamukorera, ahantu yishimira mu gihe muri icyo gikorwa. Sibyo, banza umenya ako kantu ukiteho kandi ugakurikize. Ikindi kintu ni ukuganira na mugenzi wawe, ukamenya ese nyine iki, guma aho ngaho, guvana aho ngaho, shyira aho ngaha, nyine iki ngiki nacyanze, iki nagikunze. Ibyo bintu bizatuma byongera icyizere, byongere umubano, byongere n'urukundo hagati yanyu mwembi. Kandi iyo umaze kumenya intege nkeya ze, aho hantu ukayitaho, ukajya uhitaho, abona ko umwitayeho kandi witaye no ku munezero we, ubundi akagukunda kandi akumva aranezerewe, akaba yakwirekurira. Ariho bitangira bikaryoshya umubano wanyu, bikaryoshya ibintu muri gukora, mwese mukaba mwanezererwa. Abagabo benshi baba bumva bashaka ibintu kandi bafite ubushake mu gitondo, nyuma ya finga na n'utuvibrator na buje, biri mu bintu bishimisha abakobwa benshi. Gusa mu bakobwa bari munsi y'imyaka 25 bakunda oral sex, yo bita sex yo mu kanwa, kuri gatamo cyangwa kiss n'ibindi. Iyo bita missionary position, iyo ngiyo ni ya yindi umukobwa aba aryamye ku gitanda areba hejuru, agatandukanya amaguru, umusore akinjiramo. Iyo ngiyo abantu benshi bayifata nk'ishaje, bayifata nk'abantu bakuru, gusa iri muri pozisiyo zikunzwe n'abagore benshi na couple nyinshi ku isi. Tugendeye ku bushakashatsi bumaze iminsi bwarakozwe mu Bwongereza, abakobwa benshi bakunda muri pozisiyo kubera ko bakunda uburyo ituma mwegerana, kandi uburyo mwegeranye muri bwo butuma bumva neza igikorwa barimo, kandi bakayumva neza ko irimo kandi yanagezemo, bikanaborohera no guhinduranya kugira ngo bagere hahandi bashaka kandi bifuza. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere bwavuze ko iyi pozisiyo yorohera abagore kugira ngo bagere ku byishimo byabo bya nyuma. So iborohereza kurangiza vuba, ituma umugore arangiza vuba. Kandi kuri ukuntu muba wamushyizeho umubiri, aba yumva umubiri wawe kandi akumva ntabwo uri kumubangamira. Biriya bintu bituma byongera urukundo n'umubano no kukwiyumvamo, bituma agukunda kandi bikanongera sexual activity yanyu, uburyo igendamo n'uburyo iryohamo. Turebe indi yitwa cougar position cyangwa iyo bita cowgirl position, aho ngaho umusore aryama areba hejuru, akarambura amaguru ye, umukobwa akajya hejuru, aho bimworohera gucungana n'uburyo arangiza, kandi akaba yagenda mu buryo ashakamo, buhoro cyangwa gake gake, icyo bita kunyonga, buhoro gake gake uko ashaka, cyangwa akayinjizamo aho akeneye kugeza, cyangwa agakoresha hejuru, kwa ko ari we uri gukontorora kandi ari we utwaye, niwe ukora uko abishaka n'ibimuryoheye. Iyo ngiyo rero ni hibera nziza, kubera ko utuma ureka umugore akakora ibimunyuze cyangwa ibimuryoheye. Ibuka neza, iyo umukobwa ari hejuru yawe bikorohera kuba wafata ku mabere ye ukawikuyakarisa, ariho bituma byongera ubundi bushake ku mukobwa, bigatuma
aguma kuryoherwa kandi akaguma kuguha nawe icyo ukeneye cyiza, mwese mugatangira mukinjira mu gikorwa neza kandi mukanezererwa mwese hamwe. Mu gihe uri gutekereza oral sex cyangwa sex yo gukoresha umunwa, tekereza isuku kandi isuku ihambaye. Umukobwa urongorwa 2 mu cyumweru aba asa neza kandi aba asa nk'umukobwa kandi akenshi ubona yabaye mwiza. Indi position niyo bita classic missionary, nayo ijya kumera nka ya yindi, ariko yo noneho kugira ngo umugore atandukanye amaguru noneho arayegeranya, ahubwo y'umusore we akayatandukanya. Ibyo ngibyo bituma habaho ukwegerana mw'imbere, aho umusore aba numva yegeranye nacyo, ariko cyumva umukobwa nawe aba ari kuyumva kubera ko haba habayeho kwegerana. Aho ngaho utuma ukora kwirugunga neza, ugakora no kuri G-spot neza kubera ko haba harimo contact yegera mwegeranye mw'imbere, mwegeranye hakabaho contact, aho bituma habaho uburyohe, hazamuka uburyohe budasanzwe, uburyohe bwiza butuma mwese cyangwa umugore arangiza vuba. Abantu bamwe bagiye barangiza mu gihe bakiri gukarisana kubera ko hagiye habaho ibikorwa by'ikarese yisubiramo ahantu hamwe kandi hakenewe kandi heza, bigatuma ashobora kuba yanarangiza ataranatangira. Abagore barengeje imyaka 40 barangiza vuba ugereranyije n'abagore bo munsi y'imyaka 40. Abagore barengeje 40 bakunda gusomana mbere yuko bakora imibonano mpuzabitsina, ariko abari munsi aho ngaho cyangwa abakobwa bakiri batoya cyangwa abagore bakunda gusomwa nyuma yuko barangiza imibonano mpuzabitsina. Biratangaje, isn't it? Indi position niyo bita cross leg. Iyi ngiyi ni cya gihe umukobwa azaryama ku mugongo we agaramye, amaguru akayazamura hejuru, ubundi akayanyuranya akayasobanya. Aho ngaho n'andi umusore azafata full control, niwo uzakora ibishoboka byose, niwo uzaba uri mu kazi, niwo uzatwara. So azafata ayo maguru asobanyije ayishyire ku rutugu rwe, ubundi habeho penetration, yinjizemo uko abishaka, yagiraho gakeya, yagira cyane, gusa hari ahantu arayumva. I promise, hari ahantu arayumva. Nanjye ya position ndayikunda, arayumva kandi iranaryoshye kandi iraryoha, ituma umugore arangiza vuba kandi nawe waryohewe. Abagore benshi bakunda gukareswa ku mabere mbere yuko winjiza igitsina cyawe mu gituba cye. Bakunda gukariswa ku mabere. Amabere niho muryango ubafungurira gutekereza igikorwa bagiye gukora, ko bagiye gukora imibonano mpuzabitsina. So ikindi gihe uzaba uri kumwe n'umugore, bikore urebe ukuntu aguha icyo ukeneye kandi akiguhe mu buryo ushaka, mu buryo bwiza. So dusoza rero, byari by'agaciro kubabwira ibi bintu turi kumwe. Ndizera izi position zizabafasha mu kubaka umubano ukomeye kandi ukuri n'abo mukunda. Murakoze, tugire amahirwe n'imigisha mu buzima.